Rero mbere kadushima Imana twebwe kugerageza ry'amahirwe kugira ngo tube tukiriho bigaragara dutuye. Urebye neza biba ari ibintu bidasanzwe kubaho umuntu agihumeka, kuko aho tuba turyamye nta muntu wavuga ngo twari turi mu biki, nta n'uwavuga ngo yibwiye ngo akanguke, ahubwo ni umuntu bw'Imana gusa bituma tubyuka. Niyo mpamvu tuba tugomba kuyishimba ndetse tukanakora n'icyatumye nyine yemera yuko tubaho. Tugiye kwigana amagambo tugiye kwigana arava mu gatabo kitwa Intambwe zigeza umuntu ku bubyutse, ku cyigisho kivuga ngo Yesu atangira irarika ridasanzwe avuga ati ku bw'ibyo musabe Mwuka Wera. Kamusubiremo. Yesu atangira irarika ridasanzwe avuga ati ku bw'ibyo musabe Mwuka Wera. Ubu rero icyigisho tugiye kwigaho, tugiye kwiga kuri Mwuka Wera, kuko usanga akenshi iyo dusenze turasenga tugasaba Imana kohereza Mwuka Wera mu bintu byose dukora, akenshi uba wumva dusaba Mwuka Wera. So ni muri ubwo buryo tugiye kwiga kuri Mwuka Wera dusobanukirwa uwo ari we n'icyo nyine akora mu mibereho yacu. Mbere y'uko ntangira kansabe twese twicisha bugufi dusenge. Senge Data twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaza, tugushimiye neza n'uburinzi bwawe bwakomeje kubana natwe izina ryawe ry'icyubahiro. Tugushimiye yuko waturinze tutaraba kurindwa, kubera ko duhora tugucumuraho, ariko urukundo rwawe n'imbabazi zawe byakomeje kubana natwe izina ryawe ry'icyubahiro. Data tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane kivuga kuri Mwuka Wera. Uwiteka ndagusabye ngo mbere na mbere imitima yacu ifungukire kumva ijambo ryawe. Uwiteka twige tumenye icyo ushaka kumenyekanisha muri twebwe, maze mwami iki cyigisho tugiye kwiga ucyagure mu mitima yacu, icyangwa tuzashobora gushima izina ryawe. Turaguhamagaye ngo uzubane natwe, tubungabungire umutekano, dusabye bike byinshi bwawe n'abakozi bose mu izina rya Yesu. Amen. Cyari giri wita ryaka neza wagira ati tugiye kwiga kuri Mwuka Wera. Ahangaha muri aka gatabo baravuze ngo hari imirongo yihariye muri Bibiliya aho Yesu ashimangira itegeko rivuga ko dukwiriye gusenga dusaba Mwuka Wera. Nta yindi mirongo nzi ya Bibiliya idushishikariza mu buryo bumwe n'ubwo kuzirikana ku mutima ikintu runaka. Iyo mirongo iboneka mu cyigisho cyo ku isengesho kiboneka muri Luka igice cya 11. Muri icyo gice niho yashimangiye inshuro 10 ko tukwiriye gusenga dusaba Mwuka Wera. Tugiye kureba muri Luka igice cya 11 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Ubwana bafite Bibiliya tujyane. 11 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Haravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Mwuka Wera abamumusabye? Ahangaha muri iyi mirongo tubona ko Yesu adushishikariza gusaba iki? Mwuka Wera. Ahangaha barakomeje baravuga ngo muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo havuga hatya, nicyo gituma mbabwira nti
ni ya magambo tumaze gusoma musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kuko usabye wese ahabwa, n'ushatse wese abona, kandi n'ukomanze wese arakingurirwa. Nihagira umwana n'umwe muri mwe usaba se umugati, mbese azamuha ibuye? Cyangwa se kumusaba ifi, mbese azamuha inzoka mu cyimbo cy'ifi? Cyangwa se namusaba igi, mbese azamuha sikorupiyo? None se niba mubasha guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho guha Mwuka Wera abamumusabye? Hano baravuga ngo muri iyi mirongo mike Yesu yakoresheje ijambo musabe inshuro 6. Noneho kugira ngo ashimangire iryo jambo musabe, arisimbuza mushake, maze naryo arikoresha inshuro 2 kandi ryerekana igikorwa, maze akoresha izindi nshuro 2 nanone irindi jambo mukomange. Iryo jambo naryo ryerekana igikorwa, mbese agaragaza mu buryo bweruye ko hari ikintu dukwiriye gukora ngo tuzuzwe Umwuka Wera. Ahangaha twasanze ko ikintu tugomba gukora, tugomba gusaba, tugakomanga, kandi dukomanga tuzakingurirwa. Ikindi dufite gushaka. Ntabwo Umwuka Wera tuzamubona gutyo gusa, ahubwo ni uko tugomba gukora iki? Kubishyiramo imbaraga. Noneho hano baravuga ngo mu rurimi rw'Ikigiriki iri jambo musabe riheruka rikoreshejwe mu buryo bukomeza. Ibyo bisobanuye ko tutagomba gusaba rimwe ngo turekeraho, ahubwo dukwiriye guhozaho. Hano Yesu ntatubwira gusaba nk'ikintu cyihutirwa gusa, ahubwo yiteze ko dusaba mu buryo buhozaho, nta gushidikanya, kandi ashaka kudukanguramo icyifuzo cyo kugira Mwuka Wera akoresheje irarika nk'iri. Irarika ryihutirwa nk'iri ritwereka ko Yesu azi neza ko twaba tubura ikintu cy'ingenzi turamutse tudakomeje gusaba gusukirwa Mwuka Wera. Yesu ashimwe. Yarimo dukangurira mu buryo bweruye ko dukeneye Mwuka Wera mu buryo budasubirwaho. Muri ubu buryo ashaka ko dukomeza kwakira imigisha ikomeye ituruka kuri Mwuka Wera. Yesu ashimwe. Ahangaha barakomeje baravuga ngo mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo haravuga hati, Imana ntivuga iti musabe inshuro 1 gusa muzahabwa. Itubwira gusaba mushikame mu isengesho ubutarambirwa. Gusaba ubutarambirwa bitera usaba kugira umuco wo gushikama, kandi bigakuza icyifuzo cye cyo guhabwa ibyo asaba. Noneho Yesu akurikizaho ingero 3 zigaragaza imikorere irenze ubwenge. Yemwe no ku babyeyi b'abanyabyaha yashakaga kutwereka ko nanone birenze ubwenge bwa muntu kuba Data wo mu ijuru atashobora kuduha Mwuka Wera igihe tumusabye. Yesu ashaka ko twizera tudashidikanya ko tuzahabwa Mwuka Wera nitumusaba mu buryo bukwiriye. Duhereye kuri iri sezerano ndetse no ku yandi masezerano, dushobora gusaba twizeye kandi tuzi neza ko twarangije guhabwa ibyo twasabye. Ibindi wabisanga muri Yohana igice cya 5. Hano baravuga ngo dushingiye ku byo Yesu avuga, iri rirarika ridasanzwe ritwereka ko haba habura ikintu cy'ingenzi igihe tudasaba Mwuka Wera tubishishikariye. Adukangurira kubona ko dukeneye Mwuka Wera mu buryo budasubirwaho. Ashaka ko tugerwaho n'imigisha iva ku Mwuka Wera mu buryo buhoraho. Ahangaha barakomeza baravuga ngo uyu mugabane w'icyigisho yigishije ku isengesho ni inzira imwe rukumbi. Mwuka Wera ni impano y'Imana ikomeye kurusha izindi. Ni impano ituma tubana n'izindi mpano zose. Niyo mpano Yesu yaherukirijeho guha abigishwa be, ikaba n'igihamya cy'urukundo rwe. Ntekereza ko dushobora gusobanukirwa ko impano y'agaciro nk'iyi itapfa gusunikirwa umuntu gutyo gusa. Mwuka Wera ahabwa abagaragaza icyifuzo cy'uko bakeneye iyo mpano kandi babasha kuyiha agaciro. Azahabwa abeguriye Yesu imibereho yabo. Azahabwa ababaho
imibereho yo kwitanga ubudasiba. Ese ashimwe. Sahimbaza. Angaha tubonye ko ikintu dukwiriye kwirirwa dusengera ko tugomba kubona mwuka wera. Noneho ahangaha twabonye ko ntabwo mwuka wera tuzamubona gutyo gusa, ahubwo mwuka wera tuzamubona ari uko tubishishikariye ndetse tubishizemo umwete. Noneho ahangaha baravuze ibintu nyine bishobora gutuma tubona mwuka wera nk'uko bikwiriye. Ahangaha bavuze nk'ibintu bigera muri 7 kugira ngo tubone mwuka wera. Ahangaha bavuze ko kumva ukeneye Imana, ufite inyota. Ahangaha nicyo kintu gishobora gutuma dusukirwa mwuka wera nk'uko bikwiriye. Ikindi, kwiringira Imana, unyizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga, Yohana 7:38. Kwitanga wese nk'ingaruka yo kwiringira Imana. Ibi ngibi ni byo bintu dukeneye kugira tubone mwuka wera byuzuye. Noneho hano baravuga ngo gukurikira Imana muri buri kintu cyose. Mwuka wera tuzamubona ari uko twumvishe ko niba Imana itubwiye ikintu ko tugomba kukigenderamo. Apana kuvuga ngo turashiraho amarangamutima yacu, apana kuzana ibitekerezo byacu, ahubwo kugendera mu nzira Imana ishaka tugendamo, nibwo tuzabona mwuka wera byuzuye. Ahangaha baravuga ngo kureka inzira zabo bwite, gukurikira inzira y'Imana no gukora byose ukurikije ubushake bwayo. Ahangaha baravuga ngo kutagambirira ikibi. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Mbese ashimwe. Ahangaha ikindi kintu kizatuma tubona mwuka wera byuzuye ni uko tutagomba kugambirira ikibi mu mitima yacu. Noneho ahangaha baravuga ngo gukomeza gusaba mwuka wera. Ahangaha biri muri Luka byandi twasomye, nidusaba mwuka wera tuzamuhabwa nkuko dushobora guhereza abana bacu ibyiza, ntabwo Imana yo yareka kumuduhereza. Noneho ahangaha barakomeje baravuga ngo mbese ntimushobora kubona rwose ukuntu iyi mpano ari iy'agaciro mu by'Imana bidutegereje. Igihe uzatekereza kuri ibi byangombwa by'ikubitiro, ahari uzabona ko hari ubukene ufite muri wowe. Byarangije guhinduka umuco wanjye gusengera buri munsi kugira icyifuzo cya mwuka wera bihuje n'amagambo ari muri Yohana. Ese twebwe icyo cyifuzo turagifite cyo guhora dusaba mwuka wera mu magambo tumaze kumva, twaba duhise tukigera se byibuze? Amen. Ngaho ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Ibi ngibi ni Yesu bivuga. Umuntu nagira inyota azaza imbere ya Yesu, iwe yiteguye kumuhereza ibimuhaye. Ese ashimwe. Noneho ahangaha baravuga ngo mwuka wera niyo soko y'ubugingo bwujujwe. Ese ashimwe. Twabonye ko kature muri Yohana, igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Yohana igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Aravuga ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Baravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ahangaha rero tubona ko umuntu utarabatijwe n'umwuka ntabwo azigera ajya mu ijuru. Si byo siko bavuze? Ikindi baravuga ngo ikibyarwa n'umubiri aba ari umubiri, ariko ikibyarwa n'umwuka nacyo aba ari umwuka. Bivuze ngo igihe tutarabona mwuka wera tuba tukiri hehe? Mu mubiri. Ariko nitumara kubyarwa na mwuka wera tuzahita duhinduka biki? Ab'umwuka. Noneho katwongere dusome Yohana 14 umurongo wa 16 umurongo wa 2. Yohana 14 umurongo wa 16 aravuga ngo nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ese ashimwe. Ahangaha mwuka wera tugomba nyine
tukava mu mubiri tukarebesha amaso y'umwuka, tukareba umwuka wera aho twahawe uwo ari we. Umwuka wera ni umuntu ukomeye cyane. Ubundi umwuka wera aboneka mu butatu buziranenge. Mu butatu buziranenge arimo. Yesu ajya kugenda yamudusigiye nk'umufasha ugomba kubana natwe muri iki gihe turimo, muri uru rugendo rwa gikristo. Birababaje kuba nyine dushobora twumva umwuka wera ariko tukamwumva nk'umuntu uri aho gusa, ntitumuhereze agaciro. None aha ngaha baravuze ngo mwuka wera niwe soko y'ubugingo bwujujwe. Naho hano baravuze ngo dukurikije uko Yesu abivuga yaba yarazanywe n'iki muri iyi si? Yaravuze ati nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu ashaka ko tugira iyi mibereho y'ubugingo bushya, none kandi tuzayikomozamo mu buryo bwuzuye nyuma yo kugaruka kwe mu bugingo bw'iteka mu bwami bw'Imana. Nanone kandi atwereka isoko y'ubugingo bwujujwe mwuka wera agira ati umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje kuri mwuka wera. Yesu ashimwe. Iyo umaze kwakira mwuka wera ugira ubugingo bundi bushya. Kandi ahangaha tubona yuko Yesu yavuze ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone ubugingo bushya, ubugingo bwinshi. Rero ubwo bugingo ntabwo twabubona tudafite mwuka wera. Namwe muzabirebe neza, usibye tubikuye no mu gusoma. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akemera yuko Yesu Kristo akorera muri we, ibintu byinshi birahinduka. Si mujya mubibona? Umuntu iyo yabaga afite ingeso mbi ugenda ubona zarahindutse ku buryo ushobora kumureba ukamutandukanya n'umuntu wa kera. Aha rero niho Yesu avuga ngo tugomba guhora buri gihe dusaba kugira mwuka wera kugira hagire ibintu byinshi bihinduka. Kandi mwuka wera niwe bugingo. Mwuka wera naza muri twebwe tuzagira ubugingo bushya, kandi ubwo bugingo nabwo tuzagera mu yindi si zaza. Aha ngaha barangiye baravuze ngo mbese Yesu mu mibereho ye ya hano ku isi yaba yarigeze atanga urugero ruhura n'ibi ngibi? Tuzi yuko Mariya yasamye Yesu binyuze mu mwuka wera. Tuzi yuko nyuma yo kubatizwa yasenze maze mwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Igihe Yesu amara kubatizwa mwuka wera yaje mu shusho igenje ite isa n'inuma. Noneho ahangaha aravuga ngo mbese mu bihe bisa n'ibyo byari ingenzi kandi bikwiriye ko ahabwa mwuka wera buri munsi? Amagambo akurikira akomoka mu gitabo cyanditswe na Ellen G. White. Buri gitondo Yesu yaganiraga na Data wo mu ijuru buri munsi agahabwa nawe umubatizo wa mwuka wera. Sashimwe. None se niba Yesu yarasengaga buri gihe kugira ngo ne mwuka wera, ese twebwe ntidukore guseka kenshi? Twebwe abantu b'umubiri, kandi Yesu we yaje ari Imana, ariko nawe yasabaga mwuka wera kugira ngo azamube hafi. Natwe rero ni muri ubwo buryo natwe tugomba gusaba mwuka wera kugira ngo azabane natwe buri gihe. Noneho hano baravuze ngo hari interuro iboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igira iti hari ihumure ry'agahozo ku mukozi witanze byimazeyo mu kumenya ko na Kristo mu mibereho ye ya hano ku isi yashakaga se buri munsi kugira ngo amuhe ubuntu bushya akeneye. Mu kuri Yesu yatubereye urugero muri ibi. Tugomba kwibaza tuti niba buri munsi Yesu yarakeneraga guhemburwa guturutse ku mwuka wera, mbese wowe nanjye ntitubukeneye kurushaho? Intumwa Pawulo yumvaga neza intego ya Yesu. Mu ibaruwa yandikiye itorero ryo muri Efeso mu gice cya mbere umurongo wa 13, Pawulo ahamya ko bashyizweho ikimenyetso na mwuka wera igihe bizeraga. Mu gice cya 3 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 abashishikariza gukomerera mu mwuka wera. Noneho mu gice cya 5 umurongo wa 18 Pawulo nk'intumwa iba afitiye uburenganzira ararika Abefeso ndetse natwe agira ati muzuzwe mwuka wera
kimwe no kuvuga ati mukomeze kuzura mwuka wera kandi bibe inshuro nyinshi. Nubwo twakiriye mwuka wera igihe twavukaga ubwa kabiri, turabona ko dukeneye muri rusange ihemburwa rya buri munsi. Kuzuzwa mwuka wera ni ingenzi cyane mu mibereho y'iby'umwuka ndetse no mu mikurire y'umukristo. Ibyigisho byacu by'ishuri ryo ku Sabato biyobora abakuze bigira icyo bivuga ku Befeso 5:18. Mu magambo akurikira, mbese kubatizwa na mwuka wera bisobanuye iki? Rero Yesu ubwe yakoresheje impuzanyito igihe yasobanuraga umuntu abatizwa na mwuka wera. Byakozwe n'intumwa igice cya 1:5. Iyo mwuka wera amumanukiye, 8, kubatizwa bisobanuye kwibizwa wese mu kintu runaka. Akenshi icyo kintu kiba ari amazi. Ibi bisobanuye ko umuntu uko yakabaye ajyamo. Kubatizwa na mwuka wera rero bisobanuye kuba munsi y'ubutware bwa mwuka wera. Isashimwe mu buryo bwuzuye, ukuzuzwa nawe mu buryo buheranije. Iki si ikintu kiba inshuro imwe, ahubwo ni ikintu kigomba guhoraho, kikaba nk'uko Pawulo abivuga mu Befeso igice cya 5:18, yifashishije igihe yakoresheje mu nshinga y'Ikigiriki. Mu magambo yo gusezera Yesu yavuze, yatanze umunezero n'ibyiringiro igihe yabwiraga ko mwuka wera azaza agasigara mu mwanya we. Isashimwe. Yesu aranagenda ajya mu ijuru, yadusigiye mwuka wera nk'umufasha ugomba kutuba hafi. Aha rero tubonye ko nk'uko umuntu yibira mu mazi, nta niko twakwiye kwemera yuko tuba mu butware nyine bwa mwuka wera, tukaba munsi y'ubutware bwe, tugakora ikintu cyose atuyoboye. Niba mwuka wera avuze ngo, ubundi mwuka wera uri muntu wese aramugira, agenda amugira inama, ahubwo agenda amujya kure bitewe n'ukuntu yifata. Iyo mwuka wera kujeho akakubuza ikintu, cya kintu ntucyumve, ahubwo ugakomeza ukamuhereza intambwe, ugakomeza nyine ukamuhereza impamvu icyo kintu udashobora kukireka, agenda nyine akuvaho kubera ko cya kintu wanze kukireka. Noneho ukajya wumva ntacyo bitwaye, ari ibintu bisanzwe. Kandi ahangaha tubonye yuko tugomba kuba munsi y'ubutware bwa mwuka wera. Niba mwuka wera tubwiye ngo reka iki kintu, tugomba kukireka tukakivaho. Naho ibyo ngibyo bitabaye ibyo, dukomeza ibyo ngibyo, mwuka wera agenda tuvaho gake gake, ukazisanga umuntu agenda akora ibintu cyangwa se ukibwira yuko ukijijwe, ariko nyamara nyine warihangiye gukiranuka. Nubwo buryo nabivugamo. Noneho ahangaha baravuze ngo Yesu yabwiye abigishwa be ikintu gitangaje agira ati, ikizagira icyo kibamarira ni uko ngenda. Ibi bisobanuye igisubizo gishya, ari uko kubana natwe binyuze muri mwuka wera ari byo bifite akamaro cyane kuruta kubana natwe kwe ari mu mubiri. Muri ubu buryo nta mbibi yaba afite ibiramambu, ashobora kuba iruhande rwa buri wese hatitawe ku hantu uwo muntu aherereye. Isashimwe. Mwuka wera aba ari ahantu hose, nta hantu na hamwe agira ataba, kuko twamusigaye nk'umufasha kandi niwe muntu ugomba kutuba hafi kuva ubu ngubu kugeza nyine n'igihe iyi si izarangirira. Mwuka wera azaba agihari. Ahangaha barabivuze mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, baravuze ngo umwuka wera azahoraho kugeza imperuka. Kristo yavuze yeruye yuko imbaraga y'umwuka izakomeza kubana n'abayoboke be kugeza ku mperuka, ariko iryo sezerano ntirisobanukira abantu nk'uko bikwiriye. Nicyo gituma rero gusohora kwaryo kutaboneka nk'uko biri. Isezerano ry'umwuka ni ikintu gitekerezwa bukeya, kandi ingaruka zabyo zirazwi. Ingaruka zabyo rero zo gutekereza kuri mwuka wera bikeya tutabihaye imbaraga, haba amapfa y'iby'umwuka, umwijima w'iby'umwuka, gusaza mu by'umwuka ndetse n'urupfu. Ese ashimwe. Iyo tudatekereje kuri mwuka wera nibyo byose bitugeraho, haba kugira amapfa, gusaza ndetse noneho bikanazanatuma dupfa. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa muri uyu mubiri,
ahubwo ni ugupfa k'ubugingo, kuko nta muntu tuba dufite uduhembura kubera ko tuba twaramwanze. Noneho utuntu duto nitwo twitwabwaho, maze imbaraga y'Imana ariyo ikwiriye mu byo gukora no guhesha itorero amahirwe, kandi ikwiriye kuzana indi migisha mu murimo wayo ikabura, nubwo itangwa mu kuzura kwayo kutagabanije. Kubura umwuka niko gutuma umurimo w'ubutumwa ubura imbaraga. Ubumenyi, impano, kumenya kuvuga neza, ububasha umuntu avukana cyangwa yunguka mu buzima, umuntu ashobora kubigira, ariko iyo umwuka w'Imana atabonetse, nta mutima ukabakabwa, subiremo. Haravuga ngo kubura umwuka niko gutuma umurimo w'ubutumwa ubura imbaraga. Ubumenyi, impano, kumenya kuvuga neza, ububasha umuntu avukana cyangwa yunguka mu buzima, umuntu ashobora kubigira, ariko iyo umwuka w'Imana atabonetse, nta mutima ukabakabwa. Nta munyabyaha uzanwa kuri Kristo. Naho ubundi iyo abantu basabanye na Kristo, iyo mpano z'umwuka ari izabo, umukene w'umuhanya kandi w'injiji kurusha abandi bigishwa be azagira imbaraga yoroshya imitima. Imana ibagira imiyoboro yo kunyuzamo imbaraga yayo ikomeye cyane ihaba mu isi. Yesu ashimwe. Angaha tubonye ko Mwuka Wera azahorana natwe kugeza ku mperuka, kuko twaramusezeraniye. Noneho rero iyo umuntu adafite Mwuka Wera, nta muntu nyine ushobora gutuma yihana, kuko nawe ntabwo uba warihana. Rero usanga abantu benshi nyine bari mu gihombo bitewe nawe, kubera ko nta Mwuka Wera ufite, ahubwo wowe ibintu byose ukora usa nkaho wikoresha. Noneho aha ngaha baravuga ngo umuhanya kandi w'injiji kurusha abandi. Ubwo ni umuntu niyo yaba azi akantu gatoya mu by'Imana, ariko afite Mwuka Wera, agarura umutima kurusha wa wundi uzi ibintu byinshi, cyangwa se twakwita yuko ari umukire, nyamara nta Mwuka Wera afite. Noneho kadukomeza aha ngaha. Aha ngaha ngiye kuvuga ku matsinda atatu y'abantu n'isano buri wese agirana n'Imana. Aha ngaha baravuze ngo ijambo ry'Imana ritandukanya amatsinda atatu y'abantu hashingiwe ku isano buri wese agirana n'Imana. Muri buri tsinda muri aya hagiye harimo ibicucu bitewe n'uburyo ababyeyi ba buri wese bagiye bamurera. Ibicucu harakanya subiramo kugira ngo mwumve neza. Ijambo ry'Imana ritandukanya amatsinda atatu y'abantu hashingiwe ku isano buri wese agirana n'Imana. Muri buri tsinda muri aya hagiye harimo ibicucu bitewe n'uburyo ababyeyi ba buri wese bagiye bamurera, kamere ya buri muntu cyangwa se ibyo yimenyereje, imyaka ye, umuco w'igihugu cye, uburere n'ibindi. Nyamara nubwo hariho ayo matandukaniro bafite uburyo butatu gusa bw'ibanze bw'inyifato bagira imbere y'Imana. Noneho hano baravuze ngo hari abadashyikirana n'Imana, uyu Bibiliya imwita umuntu usanzwe. Ubwo ni umuntu uri aho ngaho udashyikirana n'Imana, utavugana n'Imana. Hari abafitanye n'Imana isano ihamye kandi yuzuye, uyu Bibiliya imwita umuntu w'umwuka. Ishimwe. Noneho hano baravuga ngo hari abafite n'Imana isano nyine, hari abafitanye n'Imana isano y'igice cyangwa se bishushanya. Uyu Bibiliya imwita umuntu w'umubiri cyangwa se umuntu wa kamere. Aha ngaha ngiye gusubiramo kugira ngo twese twiyumve uruhande duherereyemo. Noneho nitumara kurwumva dushake ukuntu twegera Imana cyane. Kantangire amatsinda atatu y'abantu n'isano buri wese agirana n'Imana. Ijambo ry'Imana ritandukanya amatsinda atatu y'abantu hashingiwe ku isano buri wese agirana n'Imana.
muri buri tsinda muri aya hagiye harimo ibicucu bitewe n'uburyo ababyeyi ba buri wese bagiye bamurera. Kamere ya buri muntu cyangwa se ibyo yimenyereje, imyaka ye, umuco w'igihugu cye, uburere n'ibindi. Nyamara nubwo hari aya matandukaniro bafite uburyo butatu gusa bw'ibanze bw'inyifato bagira imbere y'Imana. Hari abadashyikirana n'Imana, uyu Bibiliya imwita umuntu usanzwe. Hari abafitanye n'Imana isano ihamye kandi yuzuye, uyu Bibiliya imwita umuntu w'umwuka. Hari abafitanye n'Imana isano y'igice cyangwa se bishushanya, uyu Bibiliya imwita umuntu w'umubiri cyangwa se umuntu wa kamere. Hanga tugiye gukomeza. Ijambo ry'Imana ntirikoresha aya magambo ngo usanzwe n'umwuka. Ijambo ry'Imana ntirikoresha aya magambo ngo usanzwe w'umwuka n'ijambo wa kamere rishaka kubaha amanota y'uburyo burutana n'ubwiza, ahubwo riyakoresha gusa mu kugaragaza isano buri wese agirana n'Imana. Ibi ngibi ntabwo Imana ibikora kugira ngo ihereze bamwe amanota cyangwa se abandi yabimye, ahubwo ibikora kugira ngo igaragaze isano buri muntu wese afitanye n'Imana. Aya matsinda atatu asobanurwa neza mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 16, no mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 4. Hadusaba umuntu wihuta dusomere mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Hagira rero ndudusomera igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere, cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Umurongo wa 2. Kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 4. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko? Ntimugenza nk'abantu. Ubwo umuntu umwe avuga ati ngewe ndi uwa Apolo, undi akavuga ati ngewe ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ngewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Amen. Urakoze cyane. Ahangaha nubwo nsubiyemo aya magambo ku gice cya 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 16, baravuze ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we. Ese ashimwe. Umuntu wa kamere ntushobora kumubwira ibintu by'Imana ngo abyumve. Uramubwira ukamubwira icyo Imana yavuze, aho akavuga ati ngewe mfite icyo navuze. Ese ashimwe. Akavuga ati ngewe hari ikintu nzi kurusha icyo Imana iri kumbwira. Akavuga ati niba Imana ivuze iki ngiki kandi ngewe nkaba numva yuko bigomba kugenda gutyo, ubwo niko bigomba kugenda. Uwo nguwo ni umuntu wa kamere. Noneho hano baravuga ngo iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Ese ashimwe. Umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara we ubwe nta muntu umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Ese ashimwe. Buriya twashobora kwigisha Imana? Ntibishoboka. Gute ukuntu wajya kwigisha umuntu wakuremye, kwaba kuzi neza, kuzi wese, azi n'ikintu ukeneye. Rero birababaje kuba twebwe mu bantu b'iki gihe dushobora kuvuga ngo niba Imana itwigishije ahubwo natwe turashaka kuyigisha, tubibwira ati kino kintu cyari kugenda gutya.
noneho ahangaha igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 baravuga ngo bene data sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. Ese ashimwe. Ahangaha nubwo bwose biba bimeze gutyo, iyo tukiri aba kamere Imana idutwara nk'uko tumeze. Iyo tukiri aba kamere Imana iduhereza ibintu dushobora kwakira ku kanya, ariko iyo tumaze kugenda dutera intambwe dukura, niho Imana igenda duhereza ibindi bintu kuko ibizi yuko tugomba kubibasha. Rero byaba bibabaje kuba Imana ikubwira ngo uru rugero rugezeho kora bino, warangiza ukavuga ati oya sinshaka kubikora ahubwo nshaka gukora bimwe. Ese ashimwe. Nana baravuga ngo kuko mukiri aba kamere, ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko, ntimugenza nk'abantu. Ubwo umuntu umwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati njyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere. Ese ashimwe. Ese Imana tubwira ngo mukore ibi ngibi, twebwe tukavuga ngo tugomba gukora bino, ubwo ntabwo tuba turi aba kamere. Tugomba gusenga cyane kugira ngo tuve mu mubiri, tuve mu bantu ba kamere, ahubwo tujye mu mwuka. Kuko Imana yaravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga muke. Rero ntabwo dushobora kuzabona ijuru mu gihe cyose tugisengera muri kamere. Mu gihe cyose tukiri mu mubiri nta juru dufite, ahubwo tugomba gusengera mu mwuka, kuko nibwo tuzabasha kuzabona ubwami bw'Imana. Ikindi tugomba gusengera mwuka wera, kuko mwuka wera niwe uza akaduhindura ubugingo. Twabonye ko niwe waje gutanga ubugingo, kandi ubwo bugingo abuhera abantu ku bwinshi. Yabuhereye ku busa, ikindi abubahereza ku bwinshi. Mbese ubugingo turabufite, ahubwo ni ahacu kugira ngo tubwakire. Noneho ahangaha barakomeje baravuga ngo uyu mwanya tugiye guhita tureba mu buryo bworoheje ku nsanganyamatsiko y'umuntu usanzwe. Uyu aba mu isi, umuntu usanzwe aba mu isi. Mbega iby'ijoro ntabwo biba bimureba, aba yumva ko mbese ni umupagani, ni umuntu usanzwe. Noneho kureba twihuse ku matsinda abiri abarizwa mu rusengero biradufasha kubona aho ikibazo cyihishe. Ese ashimwe. Ahangaha tugiye guhishurirwa ibintu byinshi, kuko usanga mu matorero twese tujya gusenga, ariko nyamara imitima yacu iba itandukanye. Ahangaha tumaze kubona umuntu wa kamere, umuntu wo mu mubiri, iwe aba yibereye ku isi nyine. N'iyo umubwiye iby'Imana ntabwo abyumva, ahubwo umubwira ikintu agahita kubaza ikibazo, noneho akakubaza ikibazo ashaka kugupinga, ariko kwereka ko ibintu uri gukora ko atari byo, ahubwo ko ari uri mukuri. Uyu nguyu tumaze kumubona. Noneho tugiye kureba andi matsinda abiri asigaye, ibintu bibera mu rusengero. Ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ni ugutahura itsinda ubarizwamo. Ese ashimwe. Noneho isuzuma ryacu rikadufasha kwishyira ku munzani tukimenya. Ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ni ugutahura itsinda ubarizwamo. Noneho isuzuma ryacu rikadufasha kwishyira ku munzani tukimenya. Turashaka kureba ku mibereho yacu bwite, ntabwo ari ku mibereho y'abandi. Ese ashimwe. Mu gihe cy'Abisirayeli hari indirimbo nkunda yitwa Kayubi, bavuze mu gihe babaga kanibuka indirimbo byabaga bigoye mu gihe cy'Abisirayeli, kuko nyine igihe cyo kujya kugira mu gihe cy'urubanza, cy'umwaka, buri wese yirebagaho, nta muntu warebaga ku bandi. Aha rero natwe nicyo kintu tugiye kureba, kugira ngo turebe icyiciro turimo, kuko ubugingo buhoraho ni ubw'umuntu ku giti cye, nta muntu uzagerayo undi. Umuntu uzajya mu ijuru ni uko azaba yarabikoreye, kandi yaramenye yuko agomba kubikorera we ku giti cye, nta wundi muntu arebeyeho. Nta nshuti muzajyana,
nta muryango wawe muzajyana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ugomba kwiyeza hamwe n'Imana. Noneho aha ngaha baravuze ngo mbese ni ibihe bintu ngenderwaho bituma umuntu abarizwa mu itsinda rimwe cyangwa se irindi? Turaza kwemeza yuko muri aya matsinda yose uko ari atatu, kubarizwa muri rimwe cyangwa se irindi bituruka ku sano umuntu ku giti cye afitanye na Mwuka Wera. Mwuka Wera yongeye kugaruka. Umuntu usanzwe, aha ngaha tugiye kureba ku muntu usanzwe, ariko umuntu usanzwe wa kamere ntiyemera iby'Umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu usanzwe nta mushyikirano namba agirana na Mwuka Wera, yibera mu isi gusa kandi nta n'ibyo ajya ashaka kumenya ku Mana, cyangwa se akabikora gake gashoboka. Uyu nguyu ni umuntu usanzwe, nta bintu aba ashaka kumenya ku Mana, n'ibyo amenya nyine aba ari utuntu dukeya, ntabwo aba abyitayeho. Noneho tujya kureba umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bombi bari mu itorero. Umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bombi bari mu itorero. Aya matsinda uko ari abiri avuga by'umwihariko mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 n'icya 3, ndetse no mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 17, no mu Bagalatiya igice cya 4 n'icya 6. Dukwiriye kuzirikana ko igitandukanya aya matsinda ari urwego rw'umushyikirano bagirana na Mwuka Wera. Nuko bimeze uko bimeze kuko Imana yagennye ko Mwuka Wera ari we wenyine ubasha kuduhuza n'ijuru. Uwifuzwa ibihe byose, paje ya 322 na Matayo 12 umurongo wa 32. Umutima ugomba gukingurirwa imbaraga ya Mwuka. Nibitagenda bityo ntabwo imigisha y'Imana izabasha kwakirwa. Yesu ashimwe. Aha ngaha tubonye umuntu w'umwuka n'umuntu wa kamere bombi bari mu itorero. Yesu ashimwe. Kandi aya matsinda uko ari abiri avuga by'umwihariko, wabisanga muri ibi bice namaze gusoma. Noneho aha ngaha baravuze ngo dukwiriye kuzirikana ko igitandukanya aya matsinda ari urwego rw'umushyikirano bagirana n'ikintu Mwuka Wera. Icyo kintu tugomba kubatandukanyirizaho. Noneho hano baravuga ngo umutima ugomba gukingurirwa imbaraga ya Mwuka Wera. Nibitagenda bityo ntabwo imigisha y'Imana izabasha kwakirwa. Noneho turaza kureba ngo imigisha y'Imana ni iyi igomba kwakirwa mu gihe dufite Mwuka Wera. Noneho aha ngaha tugiye kureba umunyatorero w'umwuka. Tumaze kureba ibyiciro bibiri, noneho tugiye kureba umunyatorero w'umwuka uwo ari we. Aha ngaha baravuze ngo mureke dusome mu rwambere rw'Abakorinto, ubwo tugiye kuhasoma, umuntu wihuta dusomere igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Urwambere rw'Abakorinto twasome. Hasana. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Noneho hano baravuze ngo umuntu w'umwuka arondora ibintu byose, nyamara uwo muntu ntabwo arondorwa n'ubwenge bwa muntu. Mbese hari uwigeze kumenya ibyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Noneho hano Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo. Umuntu w'umwuka niwe Mukristo nyakuri. Yesu ashimwe. Umuntu w'umwuka niwe Mukristo nyakuri. Mu gihe cyose waba uvuga ngo uri Umukristo ariko utari Umukristo w'umwuka, ubwo ni zero, nta Mukristo kurimo. Noneho aha ngaha baravuze ngo umuntu w'umwuka niwe Mukristo nyakuri, yitwa uw'umwuka kuko yujujwe Mwuka Wera. Na hano naho umushyikirano umuntu aba agirana na Mwuka Wera niwo ngingo ngenderwaho kugira ngo yitwe umuntu w'umwuka. Twaba tumaze kumva ahantu turi biri kuza.
hano baravuze kamusubiremo. Umuntu w'umwuka niwe mukristo nyakuri, yitwa uw'umwuka kuko yujujwe mwuka wera. Na hano naho umushyikirano umuntu agirana na mwuka wera niwo ngingo ngenderwaho kugira ngo yitwe umuntu w'umwuka. Afitanye umushyikirano mwiza na mwuka wera, kandi uwo mushyikirano urakura. Yesu niwe pfundo ry'imibereho ye. Rimwe na rimwe tubyita ko Yesu yicaye ku ntebe y'ubwami mu mitima yacu. Umuntu w'umwuka yiyeguriye Yesu bidasubirwaho, kandi akomerera mu tegeko rusange ryo kwiyegurira Yesu buri gitondo. Ishimwe. Akamwiyegurira we ubwe ndetse n'ibyo afite byose. Mu butumwa bwahawe itorero rya Lewudokiya, uyu yitwa ushyushye ubize. Mu mugani w'abakobwa 10 uyu yitwa umunyabwenge. Ishimwe. Mu rwandiko rwandikiwe Abaroma no mu Bagalatiya igice cya 5 havuga byinshi kuri uyu muntu. Agira ubugingo bwinshi. Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Cyangwa nk'uko Pawulo abivuga agira ati, kugira ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Abefeso 13 igice cya 3 umurongo wa 1, n'Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 9. Ese ashimwe. Twumvisha ahantu turi cyangwa ntabwo twahumvisha? Kadukomeze hano. Noneho tugiye kugera ku munyatorero wa kamere. Umuntu w'umwuka twamaze kumwumva. Noneho tugiye kugera ku muntu wa kamere. Umuntu ashobora kuba umunyatorero mu gihe gito cyangwa se akamaramo imyaka myinshi, ariko agakomeza kuba umuntu wa kamere. Niba utunguwe no kwisanga uri umukristo wa kamere, uyu mwanya ntibiguhagarika umutima cyane, ahubwo wishime kubera ko ugifite uburyo bwo kubihindura. Ndetse uyu mwanya uzagira umunezero mwinshi uturutse mu kubana na mwuka wera. Nemera nashidikanya ko abakristo benshi ari abantu ba kamere, nyamara bakaba batabyiyiziho, kandi bakaba bifuza kugira imibereho yo kwizera irushijeho kuba myiza. Kutabimenya kwabo akenshi si ifuti ryabo. Ese ashimwe. Uba utamenya yuko uri umuntu wa kamere ntabwo ari amafuti yawe. Mureke twite kuri ibi gusa. Uzagira umunezero mwinshi binyuze mu kubana na Kristo mu mutima wawe, ubiheshejwe na mwuka wera. Muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 11, Yesu aravuga ati, kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye binyuze muri uku guhinduka, uzagira ubugingo bwinshi uko uzajya utera intambwe ku ntambwe. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, Yesu aravuga ati, kandi ngo zibone ubugingo bwinshi, kandi uzagira ibyiringiro bihamye byo kubona ubugingo buhoraho. Ahangaha niba wegera Imana ndetse ugakomeza kubana nayo, ubwo bugingo bwinshi uzabubona, kandi uzabubona ari uko ubanye n'Imana. Ikindi wisaba mwuka wera buri gihe. Ahangaha twabonye ko tugomba gusaba mwuka wera buri gitondo, buri uko tubyutse, kugira ngo tubane nawe. Niho hantu usanga kubera abantu nyine baba badafite mwuka wera, cyangwa se utazi yuko uba muri iryo torero uri umuntu wa kamere, ugasanga ibintu tuvuga n'ibyo turirimba n'ibyo dukora birahabanye cyane n'ibyo twigisha. Kubera iki? Kubera ko nta mwuka wera dufite. Akenshi usanga abantu bavuga ngo se kuriya muntu ari umukristo, ariko ibyo akora bikaba bitandukanye n'ibyo avuga. Nkeka mwamenya ahantu ubu ngubu ikibazo kiri. Nuko umuntu aba atagomba nyine ntabwo aba abana n'Imana nk'uko bikwiriye, ntabwo aba asaba mwuka wera. Noneho kamvuga akantu gatoya kuri mwuka wera, noneho aba ari naho nsoreza. Tumaze kwiga mwuka wera, tumaze no kwiga ikintu akora mu mibereho yacu, sibyo? Noneho tumaze no kumenya ahantu turi. Mbere yuko nsoma amagambo, kamanze nasoma aya magambo ari ahangaha. Baravuze ngo ni amahirwe y'umukristo wese kudatekereza gusa, ahubwo agomba igice cya 15.
aravuze ngo ni amahirwe y'umukristo wese kudatekereza gusa, ahubwo agomba no gutegutsa kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yaba abavuga ko bemera izina rye beraga imbuto zimuhesha ikuzo, uburyo isi yose yabibwamo imbuto z'ubutumwa bwiza byaba bitangaza. Bidatinze umusaruro uheruka wakwera, maze Kristo akaza guhunika iyo myaka y'agaciro kenshi. Yesu ashimwe. Ibi ngibi bishobora kubaho ari uko tumaze kwakira Mwuka Wera, nibwo dushobora twabonye ko hariya umutindi ndetse n'umuntu winjiye, umukene w'umuhanyi abaye afite Mwuka Wera yakiza imitima y'abantu kurusha wa muntu wamaze kumenya ibintu byinshi nyamara nta Mwuka Wera afite. Noneho ahangaha tumaze kwakira Mwuka Wera, tumaze kumugira, natwe duhita tujya mu bantu batuma Yesu Kristo agaruka vuba, kuko natwe tugenda twera imbuto, noneho imitima y'abantu benshi igahinduka, kuko Yesu Kristo akeneye abantu, akeneye twebwe, akeneye umuntu wa mbere uko yari ameze, akaba ari we azabana mu ijuru. Rero nitugira Mwuka Wera niho izo mbaraga tuzazikura, kandi izo mbaraga nitumara kuzibona nibwo tuzabasha guhamagara abandi bantu ngo nabo bazi. Noneho ahangaha baravuze ngo bavandimwe nimusabe guhabwa Mwuka Wera, kuko Imana yiteguye gusohoza isezerano ryose yatanze. Muvuge mufite za Bibiliya zanyu mu ntoki, muvuge muti namaze gukora ibyo wavuze, ndagaragaza isezerano ryawe ngo mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kristo aravuga ati ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Sashemwe. Ahangaha twebwe ikintu tubura ni twebwe, ikintu kibura ni twe, naho ubundi Mwuka Wera arahari. Icyo tuzasaba cyose tubyizeye kandi tubishishikariye, ikindi tumaze kwakira bya bintu byavuze ko nyine bigomba gutuma tubona Mwuka Wera, ari byo kumvira Imana, kwishakana umwete ndetse no gusaba Mwuka Wera tubishishikariye. Imana yirahari kugira ngo ihite muduhereze, kandi ikindi tugomba kwizera yuko tumuhawe. Noneho ahangaha baravuze ngo Yesu yohereza intumwa ze kujya muri buri mugabane waho ategeka kubwira abagaragu be icyo ashaka, agendagenda hagati y'amatorero ye, yifuza kweza, gutunganya no kuyobora abayoboke be. Abamwizera bazabera abo mu isi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. Kristo afatiye inyenyeri mu kuboko kwe kw'iburyo, kandi umugambi we ni uko izo nyenyeri zamurikira isi umucyo we. Uko niko yifuza kuringaniriza ubwoko bwe, gukora umurimo urushijeho kuba hejuru mu itorero ryo mu ijuru. Yaduhaye umurimo ukomeye dukwiriye gukora, nimutyo tuwukore dukiranutse, nimutyo twerekanire mu mibereho yacu icyo ubutumwa bw'Imana bushobora gukorera abantu. Yesu ashimwe. Nitumara kwakira Mwuka Wera, ubwo Yesu Kristo afite inyenyeri agomba kuduhereza, bizahita binora kugira ngo tugarure abantu ku Mana. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu tugomba guhora dusaba Mwuka Wera, kuko za mbuto zose tugenda tuvuga tudafite tuzihabwa na Mwuka Wera. Kanze ahangaha mbivuge ukuntu duhabwa izo mbuto na Mwuka Wera. Ahangaha noneho katugere dusobanukirwe Mwuka Wera byimbitse, ubundi tumenye ngo Mwuka Wera ni iki. Tumenye Mwuka Wera ni iki, ikindi tumenye ukuntu Mwuka Wera akorana natwe mu mibereho yacu. Ahangaha baravuze ngo Mwuka Wera ni imbaraga z'Imana zikorera mu bantu ku isi. Yesu ashimwe. Mwuka Wera ni imbaraga z'Imana zikorera mu bantu ku isi. Umutware w'ubuzima bwa gikirisitu utuyobora mu kuri. Yesu ashimwe. Imbaraga z'Imana zikorera mu bantu ku isi. Umutware w'ubuzima bwa gikristo utuyobora mu kuri.
uwuzuza umutima w'umwizera akamuha imbuto z'umwuka, urukundo, amahoro, kwihangana. Ibi byose tubihabwa n'iki? Na Mwuka Wera. Noneho hano baravuga ngo uwuhana icyaha akwereka ko wakosheje kugira ngo wisubire. Yesu ashimwe. Iki ngiki ni cyo Mwuka Wera adukorera mu mibereho yacu. Igihe cyose ukoze ikintu ukumva atari cyo, uwo nguwo aba ari Mwuka Wera uri kuvugana nawe. Rero niyo mpamvu niba twumvishije ijwi rya Mwuka Wera tugomba kwirinda kurikerensa. Noneho hano baravuga ngo uwuduha impano z'umwuka. Mwuka Wera aduhereza impano z'umwuka, harimo kuririmba no gukora ibindi bintu bitandukanye. Ibyo byose tubihabwa na Mwuka Wera. Noneho hano baravuze ngo Mwuka Wera yamanutse ku ntumwa ku munsi wa Pentekote. Yesu ashimwe. Mwuka Wera yaje kumanuka ku ntumwa mu gihe cya Pentekote. Icyo gihe nabo bari baramaze kumenya, bari bamaze gusobanukirwa yuko nta Mwuka Wera bafite. Ikintu bakoze ni uko bagiye bakajya imbere y'Imana bagasenga cyane, Imana ibamanura Mwuka Wera. Kandi bakimara kubona Mwuka Wera, abantu benshi barihanye. Abantu benshi bagarutse ku Mana. Rero niyo mpamvu tugomba gusaba Mwuka Wera cyane kugira ngo natwe dukoreshe ibintu bikomeye. Noneho hano baravuze ngo ni gute umuntu ashobora kwakira cyangwa kumenya ko afite Mwuka Wera? Binyuze mu kwizera Yesu no kwihana ibyaha. Aha ngaha niho ushobora kwakira Mwuka Wera, nk'uko hariya bavuze ngo tugomba kumenya ibintu tugomba kugira ngo tubone Mwuka Wera. Nuko tugomba gusenga tubishishikariye, ikindi tugasaba Imana kumuduhereza, ikindi tukitegura kumvira Imana. Noneho hano baravuze ngo gusenga usaba Imana ngo ikuzuze Mwuka Wera, kugaragaza imbuto z'umwuka, kumva impinduka mu buzima bwawe, ukunda Imana, kwanga icyaha, kugira ngo amahoro n'ubushake bwo gukora ibyo Imana ishaka. Aha ngaha nibwo ugomba kumenya yuko wamaze kubona Mwuka Wera, kuko utangira kwanga icyaha, nyamara mbere yaho warumvaga ari ibintu byiza. Ariko iyo umaze kubona Mwuka Wera usobanukirwa icyaha icyo ari cyo, ukanamenya n'ikizi icyo ari cyo. Noneho bikakubashisha kuba wavuga, niyo wabikerensa ariko uba wamaze kumva ko wakoze icyaha. So rero niyo mpamvu tugomba gusaba Imana, kuko nidusaba Imana tukayisenga cyane, tuzajya dushobora gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha. Ikindi tuzabasha kumenya aho iyi si igeze, kuko Mwuka Wera niwe uzatwereka nyine, azatumenyesha ibyenda kubaho. Ikindi tujya muri Bibiliya, tuzajya dusenga uko twiza amagambo, azajya yadusobanurire, tubivane mu by'umubiri cyangwa se n'ibyo gushaka kwitsindishiriza, ahubwo twumve icyo Imana itubwira. Ndeba hano amagambo make. Hano dusoze. Ansaba muri iki gitabo, noneho tumaze kubona Mwuka Wera, no kuvuga yuko tugomba kugira abantu bakiza, abantu dukiza, tugarurira imitima ku Mana. Aha ngaha tugomba kugira ishyaka nk'iry'abigishwa bagize, kuko nitumara kwakira Mwuka Wera ndetse ubugingo bwacu bwamaze guhinduka. Iyo umuntu amaze guhinduka by'ukuri agira ishaka, kuko aba amaze gusobanukirwa n'icyo Imana ishaka, ndetse akaba azi yuko ihereza ari ritoya. Noneho ikindi tuba tugomba kugarura abantu kugira ngo tuzabone nyine mu makamba yacu tuzambara hazaba hariho inyenyeri zaba twakijije, sibyo? Naho hano hari indirimbo ivuga ngo, hari indirimbo ya 200, indirimbo ya 271, sinzi ko muyizi. 271 haravuga ngo
amaze yasohoye amagambo noneho ndahita nyisoma. Hano baravuze ngo ishyaka abigishwa bari bafitiye Imana niryo ryabateye kujyana ubuhamya bw'ukuri bafite imbaraga ikomeye. Mbese ashimwe. Mbese iryo shyaka ntirikwiriye gususurutsa imitima yacu ikagambirira kuvuga igitekerezo cy'urukundo rucungura rwa Kristo uwabambwe. Mbese umwuka w'Imana ntakwiriye kuza uyu munsi azanwe no gusubiza amasengesho yasenganywe umwete no kwihangana, maze akuzuza abantu imbaraga yo gukora. Noneho se ni iki gituma itorero rigira intege nke cyane rikaba ridafite umwuka? Iki ngiki n'umuntu twese twakibaza. Noneho ahangaha baravuze ngo igihe umwuka wera azaba ayobora ubwenge bw'abakristo bo mu itorero, mu matorero yacu hazabonekamo urugero rwo hejuru cyane mu bivugwa, mu bugabura, mu kugira umwuka kuruta uko biboneka ubu. Abakristo bo mu itorero bazongerwa imbaraga n'amazi y'ubugingo. Ese ashimwe. Kandi abakozi bayoborwa n'umutwe umwe ari wo Kristo bazagaragaza shebuja mu mwuka bafite, mu magambo, mu bikorwa, kandi bazaterana inkunga kugira ngo bajye mbere mu murimo ukomeye kandi uheruka twahawe gukora. Ubumwe n'urukundo bizagwira cyane, bibere isi igihamya cy'uko Imana yohereje umwana wayo agapfira gucungura abanyabyaha. Ukuri kw'Imana kuzashyirwa hejuru, kandi uko kuzajya kurabagirana nk'itara rimurika, niko tuzajya turushaho kugusobanukirwa rwose. Mbese ashimwe. Aha rero dusanze ko tugomba kwigisha ubutumwa, ariko tugomba kubwigisha ariko natwe twamaze kwakira Mwuka Wera, kuko nitwigisha twaramaze kwakira Mwuka Wera nta nubwo bizatuvuna, kuko twe imibereho yacu y'ubwayo izaba ari icyigisho. Noneho aha ngaha iyi ndirimbo iravuga ngo mbese ngende imbokoboko nsangariye umukiza wanjye. Nitumara kwakira Mwuka Wera bizatuma dushaka n'abandi bantu kugira ngo nabo bagere ku Mana. Noneho hano baravuga ngo nta cyiza namukoreye, mbese ngende imbokoboko. Noneho hano baravuze ngo sinterwa ubwoba n'urupfu, umukiza yarankijije. Kumusanga ntacyo mfite numva binkojeje isoni. Mbese ashimwe. Mbese niba ari twebwe tumaze kumenya ubutumwa bwiza, noneho Yesu Kristo akagaruka nta kintu dufite, si byaba biteye isoni? Noneho hano arongera aravuga ngo napfushije igihe ubusa, nakoze ibyangwa n'umukiza, ubu ndamutakambira musaba kumbabarira. Mwebwe abera mushishikare mukore hakiri kare, dore ijoro riraguye mutarakiza imitima. Aha rero ubwo twamaze gusobanukirwa yuko tugomba gushaka Mwuka Wera, tugomba kumushaka tubyitayeho kugira ngo tuzabone uko dukiza abandi imitima yabo. Kuko kugera imbere y'Imana nta muntu dufite twakijije, bitewe n'uko natwe ubwacu twakiriye Mwuka Wera nyuma, byaba ari ikibazo. Kandi nta nubwo umuntu yaba yishimye, ibibazo kujya imbere ubonye ibintu byiza ariko ntabwo wifuje yuko abandi bantu babibona, cyaba ari ikibazo gikomeye. Rero kadusabe Imana mbere ya byose iduhereze imbaraga yo kugira ngo dusabe Mwuka Wera buri uko bukeye n'uko bwije, tugume imbere yayo kugira ngo tuzabere abandi urumuri, ndetse tuzabe nk'abakobwa b'abanyabwenge. Iki cyigisho rero kadusabe Imana icyagure cyane mu mitima yacu, kuko njyewe ubwanjye ntabwo nashobora kugisobanura neza, ariko Imana yo yonyine icyagure kandi icyigishe buri muntu wese. Ibyo nsabye nanjye bisaba mu izina rya Yesu. Turagushimye Data, turagushimye ndetse n'umusatsi ukiri izina ryawe ry'icyubahiro. Dushimiye yuko wemeye yuko icyigisho gitambuka kandi kikaba gisoje amahoro. Ndagusabye nkwinginze cyane ngo abe ari uza ukomeze uganirize muri mubize hano wese. Uwiteka iki cyigisho kiragutse cyane, ndagusabye ngo cyagure muri twebwe, tumenye ibyo dukwiriye gukora, kandi n'uruhande turimo Data aho turi hatari heza uduhe kuhava. Uwiteka dukora ibyo ushima, maze ubwo uzagaruka tuzagera n'abijuru. Abandi kwinjiza ngo twongerere imbaraga, bane natwe dukize imitima myinshi ku bwawe, tugusabye byinshi urwego mu izina rya Yesu.
yesu ashimwe.